up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Benshi! Sedi, kujya amasaha. Waramutse. Waramutse neza. Sina ni mwebwe. Nagaritwe. Uri kujya Sedi aya masaha. Ikiji. No. Ni kuvuga ngo doctor. Muganga yarambiye ngo utende ukora sport mu gitondo. Muri sport. Ujya muri sport? Aya masaha saa 9 za mu gitondo zigura 12. Ati? Saa 9 za mu gitondo zigura 12. Urimo urajya he muri sport za hehe? Yaratubiye ngo tujye tuzinduka. Mujye muzinduka. Sport se konzi ko ugiye kwiruka iyo contact y'imodoka iri kujya. Uri kuyijyana. Biza ariko nake mfite. Ahubwo se ntaje bisabinshaka zinze ukuntu. Cyangwa no wari uyifite. Wasanga ari. None se mu ntoki Dr. Rwa wibye saa 9. Mu gitondo karenge nuko mpfuye kubyuka ariko mu gitondo. Ese ni sport apanga kuzikorera? Hariya kase kuva utaza uri buzikorere rero. Tambika. Uhita uzenguruka kahita ugaruka. Urumva ntabwo uzana uri buzikorere. Vama kwereka. Bayo. Hano kuri bar. Mu rugo bari ko mpaka bukiye mu gitondo. Kurubaraza. Kuva saa 9 kugera saa 9. Ntabwo nayo ko ari saa 9. Ntabwo bindi bindeba. Doctor yarambiye ngo ndikora imirimo yawe muri weekend. Kuko wabikoze last week. Hanyuse none muri weekend. Huye noneho nta uyu munsi ni kwa mbere ugiye ku kazi. Doctor yarambiye ngo ndabyutse ni saa 2. Oya bari. Oya. Oya ngiye rubuzo. Cyahano ni kuri balcony, ni kuri balcony. Doctor yambwiye saa 2. Doctor yarakubeshye tugende uri saa 2 tugende. So kagari twagiye. Saa 2.
a failure. You can never make it. You can never, you know you cannot make it. Mama, baby, mama, come with Cody, mama. Where? This is poor, mama. She's a Maguri answer for you. Mama, baby. This is poor, was Sazi issue. Unamutse ntabwo byagushimije. This is poor. Avanzazi subira. Se ntabwo ari wabyutse uvuga ngo ugiye muri siporo aho kwiyoriye. Wajyaga. Iyo utabeshya ngo ugiye muri siporo ibyo byose biba bikubayeho. Siporo batubwiye. Ese ubundi buretse gato. Ko wigwende kabe ko uyu musore muri weekend. Weekend arabiki. Egera ndashaka kurya uriya muceri uri kure hariya. Muri weekend se kuba ko ugomba gukora imirimo yo mu rugo. Muri weekend wewe ko ugomba gukora imirimo yo mu rugo. Haguruka gira vuba vuba. Bamba bari kumvuye muri siporo. Muri siporo wowe nundi ko wari uzigiye mukandora bizo ugomba gukora imirimo yo mu rugo haguruka vuba vuba. Ureke uri no gutuma ntarebe ibintu nzaneka mu minsi iri imbere. Jesus akoze iki? Washatse abandi bara. Sumunyera ashatse umugabo wirugurira nzandiza abana ndetse n'umugabo. Haguruka gira vuba. Hera kuri bya kombe biri hariya hari kuri salamanje. Gira vuba haguruka. Umbabari rya none. Nta rya none gira vuba haguruka. Uri no gutuma ntareba. Gororoka kufita akazi kenshi ufite gukora pa ufite koza ibyo ufite kora ibintu byose hagarara neza. Sikajya ngo warwaye baje impande. Tambuka. Uzuko amaguru afatanye ho. Arafatana. Okay, sawa. Upfa kubikora. Arafatana ukahumura wowe utagira akazi. Ibyo byo ntabwo mba ndi kubyumva rwose. Ntabwo mba byumva. N'umugabo nkanjye wamubona ndi gukora imirimo yo mu rugo. Utekereza umuntu ku kazi. Utsaga ndimo guterura nozi byombo ndimo. Mama Deb. Mama. Naguru. Jana man unagumbuka. Umugabo. Umugabo ndimo kujyana ngo Runini. Kun kazi ba nyine. Ana. Jesus. Uko wari ukamfata? Uko wari ukamfata? Namwe mfite filime ndi kureba. Naho ni mvura na. Ese njyewe bigize ndakubwira ngo uzufashe. Uzi ibyo byahiye. Basi ntabwo kino cyumwe nzarya mu rugo. Ubu uzarya. Nzarya mu rugo. Nzarya mu rugo. Hano ntabwo wahanaguye neza ugaruka mu kanya wahanagure do. Go. Urashaka kumubita se? Murasetsa komeza filime yanjye gutuma incika ntabwo nzano bageze uswa mufasha arabafasha. Ndakomeza n'ibyo bintu ariko abantu baje bagasanga saa 5 z'amanywa ntiturakora isuku bavuga gute ngo wabyukiye muri siporo uzi ko ndi umugabo mu rugo yego babi bise bijya he muri iki kinyejana 2025 yabambiwe genda rero filime yanjye barabafasha genda komeza Shambuka tamukunda ese ubanza uganagura ameza nta muntu ukubura turanagura ameza Reka reka kwivanga mu kazi kawe nako da. Hadahambwe naho ngabo. Ameza yanjye nyashya y'ibiryo. Ni ukoza mu kubuza hano hose. Hera hano. Kandi nkweto zanjye uziceho neza. Kandi mwe kubura gusura nakoro. Narenza iki. Kankoreka akazi kawe urakazi nako. Ikura kuri kuburana. Njyewe misi mugize ndabyo ngakoropa nkoze ibyo mba nkamesa mucopa nkamesa masongi sinkamesa ibintu byose none muri weekend utuzi tubiri Eba barambiye yuko ibintu byo gushaka nazabishobora Mama yo none bari babijyaga mari ndi bikujyanyemo
cyasama atumye telefone yanjye nyimena turarya ariko ya myenda y'imbeho ntabwo nayimesa yago nyimesa ra nako garuka nzanzure ku mpande anzimiza filime nasoni mfite uyu mugabo namushatse ryari ndibe skobana ese ubundi bira mvana cyane televiziyo ntabwo ndiko kuyicana yicane bayicane sama televiziyo bayicana bana uri mwiza uri igitego mutarutwa sheri urabona ukuntu saro yererana ukaba wakoze akazi chef de cuisine utu noneho mba nateguye mfatanyije na runo ruganda none se ibyo turi burye si uyu njya kurya ubigezemo utarabanza no kunywa aka narakenze hanze ntagemo kamwe aho ngaho fasi ubundi ubona nk'igiko ntacyo wakoze koza cyane no kukubwira ngo hanagura hano n'akazi yajya ngo ya filime ngo bamukuye iryinyo ntari bamukwaga bamfasha ariko umuca inyuma abagabo ngo musigaye mufite ikintu cyitwa guca inyuma abagore do bari kumuhamagara Siko murenda kugwa mu icupa. Oya. Nani kubwira yuko mu gikarito. Kandi kino gikarito mbona wakwirwamo. Resa maze nongeye ngicuguse banze igire neza reka. Serisi cyane. Yes. Kangusukire. Ndabanga ngo mfite umugore utagira ikintu kimwe akora. Kandi mu bagore beza kwisemba. Barakuzi. Ko nukuntu nk'abashyize ku murongo haya ku isoko yo kwagira inama ngo mubane abagabo banyu. No ndeka baranyuba. Akuzi kugira umugabo nkawe gukora akazi ukora. Mama yani. Siko mbona ushonje cyane. Kuba imaze ntanda no gusuka yanjye. Hayindu. Kamwereke ufashe. Irwaneho. Uso wakoze. Ahubwo ibintu muganga yatubwiye ejo bundi tugiye kuri regime ako garaje ntabwo basutsemo Yesu ibi na regime ni bituma kugangukira madame ntitugomba gukangukira none se nkamubaza ikibazo ari njye nawe ndi ugomba kujya kuri regime kurusha undi ntakira nongeramo kandi ko nagize reka ko naka kabiri none se nkamubaza turarya iki kurya si ibintu nabyo bijemo umutekano ntabwo umunsi wa gatandatu oya guteka byose ndi buteka ngo se ndarya iki ko nshonje aya majeri ganye ntawe yankora ahubwo njye ntanabitekereje ahubwo mbaza ngo byo nabitekereje ute njyewe napanze kuno munsi ndiba kuzanira utuntu twiza batwita ngo specialité de galion Yesu de galion sigotagura muri misi ahubwo utu ni utuntu mu Butaliyani Jizo Butaliyani Italy bisobanuye Italy Italy muri iri guta iviri mvuka dusimbuke ahubwo wowe ikanje kutuzana utotu ngende ntabyo guteka se gateka nizeye ko biri bumpazi siko biri undi buhabwe agateka amabuye uvuze gute ndatukuzanira gato
ego ndebera tonalite nawe sinkira buhiri no ntirashaka ikimwuka byarama aro mwene wacu muraboro turaha none se hari ikindi ushaka ko tubaye iwanyu ko nta rezo zihaba none ndi kukumva ushaka iki uradusuje none se nk'ayabyaye ko yabyaye nyine wagira ngo tuze tuyibyaze wagira ngo inka tuze natwe tuyibyaze ko wumva wayabyaye cyangwa ushaka ko tuza kuyihemba ni mubyara wawe nyine Debi ntago nahindutse mba nahindura ushaka iki uradusuje ngaho urabeho njye nongere nzana abana banyu iwanyu mu cyaro iwanyu mu biheri no mu mbaragasa no mu nda umuntu aricara akicara urudakumwe umwana wanjye arataga agasanga yuzuye inda mu myenda njye nzana umwana wanjye mu cyaro gukora iki ariko urasetsa none wajya ngo usubireho usenga abana banjye bazeho uko nabayeho tonalite ntazajya kubamagara wambaza ubugoryi n'ubucucu urumva undeke kuva uyu munsi urambwiza ukweko tuzabonana se nawe dufitanye gahunda nzibekene nakuboneye usurunduza utuzuru hano nzaduca ndakuyamye mwiyame bayi Haleluya mwana w'Imana Imana iragukunda hari ikintu Imana ishaka kukugira hari icyo ishaka kugukorera ndashaka kugusengera mwami Yesu uri Imana y'imbaraga uri Imana y'ubutware uri Imana y'ubushobozi uyu ni umukobwa wawe haleluya yarakwemeye ndetse yabikunze ndetse cyane muha umugisha mugirire neza haleluya 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 hindura amateka y'ubuzima bwe hindura imibereho mwongera imbaraga zo kugukorera muha imbaraga zo kukuvugira birushijeho yaguke mu buryo bw'ubushobozi mu buryo bw'umwuka yaguke rwose kandi atezwe imbere nawe Mana ishimwe Mana ihimbazwe kuri Imana irengera kuri Imana itabara Imana izakugirira neza Imana izakurengera wa mukobwa noro mu masinabizi banga ugenda ugenze ariko ibintu byo kujya muteka imitwe ngo Imana irengera insengero barazifunze umusiga mubwiriza mu mihanda urukererwa mu gitondo uri kubwiriza Imana ibarengere ubuteka mutwe bwayo mwene data ntabwo turabateka mitwe turi abakozi b'Imana icyakwereka wegereye Imana ibintu Imana yagukorera amateka Imana yahindura nge nayegereye ariko nk'ubu kiva hariya nabonye uruhijwe jewe nabonye uruhijwe nabonye uwo kugirirwa imbabazi n'Imana ukwiye kurengerwa n'Imana nitegereje ndareba reka nkubwire hari ibyo Imana yanyeretse kuri wowe iki ruriya ruganda rw'inkweto kugira ngo urugeremo si ruswa watanze ibyo nibyo biri gutuma wikwega wiyemera ukumva ko Imana idakora itavuga ndakuzi reka ibyo tubyihorere uriya mugore washatse ntago wamushatse wamutenda ntago yaje atwite no reka tubyihore uje wasuzuguye wapinze ibyo nibyo rwose nibyo ariko vuga gahora abantu no gutambuka mu nzira ngaho reba ukuntu umugore wawe ari umunyagasuzugura ari umwibone none se Imana yakoretse ahubwo reka nguhama nudasenga uko mbibona nabonaga imiryango yaguhagurukiye kubera ishyari
kugira ngo urugo rwawe rubeho, kugira ngo umugore wawe abeho, kugira ngo nawe ubeho, nugusenga ukizera Imana ukayiringira. None se mukozi w'Imana wambabare tukajyana sibyo tujyane mu rugo ibwo butuma ufite ubumbwira hamwe n'umugore wanjye sibyo uko ibintu bavuze koko nibyo nuko rwose karibu mukozi w'Imana karibu rwose bakoze Imana iguha umugisha. Amen. Ariko uko ntajye sigaye mbona imyatsi mfite imyatsi uziruka bitabize z'abarozi imbeba za Sengombe. Looking nice in the weekend. Umugabo ari mu kazi kose uyagiye no kugura ibyo kurya. Kante mwaza muri umuna wanjye abone ko nakize yashatse umugabo w'igishuri rw'umutekesha. Mama Debbie, Mama Debbie, oh Mama Debbie, Mama Debbie. Tuzanye mwakire. Mbere yuko ufata bino bintu, ni ukuvuga ngo akana Yesu karatumanukiye. Akana Yesu se? Uyu ni umugabo, ni umukozi w'Imana umuhanuzi. Okay. Ahubwo umukozi w'Imana. Ni karibu. Murakoze. Musumukoye. Use? Uyu duhuye ari mu muhanda. Mu muhanda? No gusenga. Uzuka mbwibiro nakoze. Nyine no mu nda ya mama. Wari umaze kubwira nawe. Oya. Ahubwo se nicyo wakoze? Ikintu kibi ukora? Nibuka cyagiye ejo bundi mbwira ngo dufate ya ruswa y'uruganda rw'inkweto. Arabizi. Ndetse arimubwiye. Yego Imana yabimbwiye. Ubwo n'umuntu umukorana bimubwiye ngo aze kugusuka. Ku buryo se yanamenye yuko twakoze ubukwe naraguteye inda. Nabyo arabizi Imana yabimweretse. N'umukozi w'Imana. Ahubwo umukozi w'Imana muraho neza. Uyu mudamu wanjye none akubwiraga mwita Mama Debbie. Okay. Umukozi w'Imana n'uyu nguyu. Ahubwo dusubiremo bwa butumwa Imana yakweretse. Murakoze. Mbere yuko mbabwira ubutumwa reka tubanze turirimbeho gato. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Mani baho umugisha. Kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Imana yantumye ku rugo rwanyu. Yambwiye ko muhagurukiwe n'imiryango, ariko cyane iyo mwashatsemo. Twashatsemo? We washatsemo w'umugabo. Iwanyu. Imana yambwiye ko bafite ishyari rikomeye cyane. Ishyari se ki? Kandi rikomeye cyane ngo washatse umugabo w'umukire. Imana yabimbwiye. Barashaka kubaroga, barashaka kubagirana. Ubwo bagena ngo yamushatse ari umukire. Genda naje turafatakanya aruwa. Ibyo simbizi niko Imana yambwiye. Iburanye umukozi w'Imana. Ngo amanure inkuba mu ijuru. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mufate umwanya wo gusenga, nimubyuka musenge, saa sita musenge, mujye kuryama musenge, saa 9 musenge. Ibyo nibyo byonyine bizabarinda. Ibyo nibyo byonyine bizatuma urugo rwanyu rubaho. Ibyo nibyo byonyine bizatuma murama. Bitabaye ibyo muzakenyuka, niko Imana yagize gute yambwiye. Ikindi n'urugo rwanyu naruhari. Ikintu kizarubeshaho urugo rwanyu ni ugusenga. Mu gitabo cya Mose mu bice byaho 3 umurongo waho wa 7 aravuga ngo nta kintu kizaba ku ntore zayo cyane abantu itatumenyesha, itabanje kutumenyesha. Nukubera umuntu ari hano, nuko ari umuntu ari kunza kuriza. Nuko Imana none se byari bamaze kurikora. Wakizo na amababa n'amadisi byose biriho.
so wabanje buretse ku cyumweru umva zambara iki tugiye gusura wa mugabo w'umukire tuzakenyuka sujya yakose ntago umukozi w'Imana yavuze wumva Jose buretse gatudaje guhamagara ariko ibyo ndaje ndifate mu kanya ibyo ntabwo ujye nyumva buri gihe mama de bibi ntabwo ari ibintu byo gukinisha yavuze ngo hari abantu bibanyu kandi banye ko basenga bapfumu nako ntabwo ari bose ariko kandi ari ibintu byo gukenyuka uramutse uravuze ngo acu turabapfumu oya ariko uyu mugabo aduteranye mu rugo rwacu mukozi marata ese cyo bitaka mukozi Imana ni ikihe nako nakubwiye yuko uri mugabo yasenge n'abantu ku mpande urapfukamye nababwiye ko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo murabeshwaho no gusenga icyo gusa kuko imiryango yanyu yabahagurukiye mugomba gusenga mu gitondo mugasenga nimugoroba mugasenga saa 9 z'ijoro kubera hari imigambi mibi ya shitani use umukozi abantu batwangira iki koko hari ikiza shitani muraze biko byo kari imigambi ya shitani abantu batwangira shitani ni shiti yawe nyamara ibi bintu umukozi w'Imana nta kuntu ngiye wansengera sibyo reka ngusengera uyu nguyu ukaba umuretse oya ndabasengera mwese kuko muri umuryango ansengera mwe byise nyuma mubona tutabazimu ndabasengera mu izina rya yaryemere umukozi w'Imana yanyisengereza hagurukishwa kuruka dusebya mwami wanje mana yanjye wowe uriho wowe uzahoraho wowe ufite imbaraga wowe ufite ubutware wowe ufite ubushobozi sengeye umuryango uwurinda abarozi uwurinda abagome ubarinde ikibi cyose ariko cyane umucyo wawe umurikira urugo ubaha agakiza ubahe kukubaha no kukubahisha mbisabye mbyizeye ko ubitanze muri urugo amen oyo umukozi w'Imana ibihumbi 20 niyo tuguha 50 oya hoye ayo makwishuza nta kimana yanyu hata ngo yerekeze urakoze murakoze so mujyana n'inabo yizanye yacu n'abahazi kandi wowe uzakurishana mve mbere genda fanirire kure ko burahazi mata nubwo wananiye ariko niwe mugore uzi kugabura iyi niyo cyane ikiri ibiryo niyo cyane igabura akana nakumvisha rero nziko yukazi gusa di wicara n'igabura ariko se niko nzuko uyu muceri ajyaho ari umuceri mwinshi kandi urye uyu muceri ajyaho wita gute ukeneye kurya ngo uhage umuceri wita gasumati ibiryo yewe cyane biryoshye nkawe ndukumanga ariko mada ibintu by'abantu badusura tugiye ku meza koko tuba tubisubije se nta muntu uhari injira nta muntu uhari nibyo bita kugwa mu nka rero umuryango n'uyu nguyu ibindi ni ihuriro ry'ibihumyo bakurikize urakomeye kubera mwene wa muraho ubundi amakuru ze nibyo ndakomeye naho ndagumye rwose ibibazo ni ibidahari byose nta kibazo mfite muraho namwe ni amahoro ntose mata tunaritemwe mufitanye gahunda ndabona mwe ni amahoro tubakumbuye kubi cyane cyangwa ntuzaze ugeze hano kugira ngo waranyinishaga buriya rero ariko biswe binye nta bintu byanjye by'imikino biba oya byo ntabyo ariko iyo bigeze ku muryango ndakuzigira urukundo oya pe mama y'Imana uko wakumva ukuntu umuntu wanjye akubwira ngo yakuryaho turarya ikiba cy'ingenzi ahanini ntabwo ari ibiryo nka kuri uwo muceri ntabwo ari ibiryo bikugenza ni umuceri wonyine ugira ngo aba ari ibiryo ibi biryo bimaze kwivanga ariko se ushaka kugira namwe ibisorori wajyana igitenga neza twagera mu gitebo cy'amagi ya za utirishe agira mworora ibishuhe rwose ariko tunarite madamu aravuze ngo ntabwo yagutumiye akubwiye ngo nuza ngira namutumiye gusa namubwiye ko atagomba kuza hano oya ibyo nta kibazo nta kibazo burya iyo ari famiye ari umuryango nta kibazo kiba kirimo pe uretse ko nta nubwo ni butinda
ntabwo aruse numa rero sa n'ibiryo bitugeye ngera bitaba rwose ku buryo nari kuba ndi Kigali koko ngataha ntukabwire ndamwarakize mwebwe ariko mugari ibindi bitabura aho bigira akira nko ku ifiriti ni kubona ari ubukwe rwose sana yagushyirire tugushyirire witware mushyirireho iki yego adana urakabije no gukabya ariko se kugira ngo ahandi se mwari mumeze muti wenda ibiryo tubireke imvura yagwaga muri no minsi ese ariko turetse iby'ahandi yego muje turi mu minsi igoye oya turi mu minsi y'imperuka rega Yesu arenda kuza turi mu bihe biruhije abana imperuka turenda gutravoriga kujya ahantu iyo mu mahanga hano runje neza murasiga ku rugo oya ntabwo tugusiga ku rugo urataha ahubwo wowe musige ikinze neza mu gihe mu baturute mikere mujye mu bicu ahubwo wowe bazagaruka ubuta watubwiye ntabwo sinje navuze none se madamu kwambiye ko atakuvugiye atakwemereye madamu tumwihorera ariko se wowe nkawe nka bofure wacu umukwe mukuru mu miryango y'iwacu wanyihakana wanyirengagiza ahubwo uzamara igihe kingana gute nejo bundi ndahita ngenda nukuvuga ni hanga hari ibintu umuntu aba yajemo intangakire iminsi ngahe waje gukora iki sinayi Kigali ubundi uhagira akazi uramara iminsi ngahe ibintu byacogamo cogamo wewe 20 kangahe harya yabaye kanga ubu ntacogamo yarangiye se uramara iminsi ngahe rati ni umushinga wacu wa Caritas watwohereje intangage naje mpagarira abaturage none Caritas ntabwo igira abakodeshereza mpita mvuga nti amafaranga yayo reka nzayakenyerereho ariko byibuze mve hano nageze kumenya ngo uramara iminsi ngahe oya ni mikeya ingahe ni mikeya ingahe ni iminsi nzi ko mwakihanganira nanjye ntabwo barishimiye kubona abandi mu rugo mutabyemera oya ntabwo ari ibyo natubwire ni iminsi madamu yavuze ko ntabwo ari byo oya hano nzahavaje ubundi gihe kwa kangahe havuga reba ari none ejo ntabwo byarenga ubundi musibejo musibejo cyangwa ejo bundi ndakuraho urugi ahubwo wowe kugira uryama mu gitondo byuka karugenda mu mushinga ya Caritas rata si iminsi biruvuze n'ibiri rwose ushobora kurenga umwe gusa ntabwo bizarenga n'umwemera kuguma hanga ngiye gupakira imyenda yanjye warahindutse nyamara sheri umva ni ukuvuga ngo oya mubwira curu ariko none iminsi 3 ni yego 3 mubwira 3 muryoherwa sheri ni ukuvuga ngo ntabwo ntutakazwe n'ubusa mata ibyo byanjye bishaka icyo wari ugihari se nagiraga ngo hatagira umuntu witwara kubisubizayo sheri ni ukuvuga ngo ishiranyisha ntukarakase njye nahuye ntabwo mushaka ntabwo mushaka mbanze mvuga ndahuye ntabwo mushaka ndashaka ava hano sheri ariko rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byashira binyita yavuye hano uriya muhungu wundi uramuzi si we muvugana noze ko tuvugana reka njye navuye mu cyaro mbizi uzi ko kuva ku Kibuye abasabi twara kugera hano i Kigali ku Kibuye ejo nina twagiye ku mazi wagiye ku mazi ntabwo wagiye waba se waba uriya muhungu papa bamwita Sevumbi umurozo wa mbere wakameje ku isi ariko uriya tunarite rero umenye ko nari mubyara wawe kuba mubyara ndetse bivuze iki none se ndabiyobewe sheri ariko giye kumara icyumweru kimwe cyo icyumwe nesa kamara umunsi umwe arara kubijije icyuyunda urabureba afurama turabarakize aranebera neza mu isosi y'inyanja abacere babarwana guhererana neza reka bimwe by'iwacu bya Kigori bo ni masomati ni batari umutanzaniya mafiriti aratuga ibisorori masiniya ibirahure neza aho rusindurarama umugore amaze kwiyumva niyo mpamvu buratangiye atangira kujya yumva ari umuntu ukomeye cyane Asuko nta nubwo bajya banywa amazi bya bintu byacu by'amabido amazi yabo bayashyiramo ahanga iki kiburo kirayamira mbonye ko nzavuga naguze ahandi se tonari wari umeze ute meze neza ndamahoro da ko ndiba se wamaze gukira
hindura kizini komeze kushara nyimbaye ndumukire nabandi ikindi kintu iko najya nivugije ngavuga ntubone iki wa muhanuzi wese umwe urutukuza uriya nayo umuteka bitwe nk'abandi bose nutamukura urabya wa muhanuzi yavuze nutaneba neza bizasohora nyine kubera ko wazanye umurozi ariko mwirukanye urasanga ko umurozi genda bikeka kandi ari umuhungu nyine wa mugabo wasevumira ko wa mugani zuko wa muhanuzi tubwiye ngo bano mu miryango bagiye kuduhagurukira wamubonye wambe oya uriya nagaruka ubwe niki so umuhungu wasevumira yigeze roga umuntu arwa aratwita atanatwita kwese bavuga aratwisa kandi arushwima umunsi yabyarira araturika ngo umuyaga oya uriya yaratwita so aramubonye umwana sheri nawe ukajya umvanga mu mutwe ariko ni iminsi bigwe nguhaye mama mwenza banakurahiye kuko ntawe twakomeza ubwirasi bwawe nese ubu ni ngombwa ngo uteke imiteja na karoti ntabwo afata karoti yakomeza uteka bone kugira ngo twiyemereho numureze ko umunsi utagere iwacu tuba turaho twica isazi mu maso nususura ibisusa turisheje ngeje bitugunguru nagahinda rwose n'ibitangaza baratubwira muhanuzi ngo tujye dusenga mbere yo kuryama dusenga wenyine ntabyo nzasenga uzasenga ibyawe kudusenga mu gitondo mbere yo kubyuka ntabwo kureba ngiye urasengesha mu byusenga mundi bisiba bwa ngo turumwe uzajya usengera oya wowe twakigizije dusenga no tugasimburana amasaha ngasenga kuva saa 6 kare kashanye ntabwo uzambuza igitotsi ngiye gucanga ngo ujye gusenga uzasenga ibyawe gerageza usenga kandi twumva ukuntu tuzadusenga n'undi cyane twakwiga muri primaire twafunze amaso usenga ntayo mfunga ndabivuga ukugugu data twese turi mu ijuru izina ryawe ryubahwe ari kindi se naho ngarukira cyane nge washatse koko usajya gushaka iki ariko rero ntabwo ndi umugore mwiza oya nenda kubaha uri umugore mwiza chérie voilà sohoka mbere genda ujya kumubwa ajye gusonga kawunga ko nge ntabwo ndi guteka ari muri uru oya se kandi nose umugore ajya gusonga kawunga genda kumubwa ni wose mvuze ndakugira uriya musore wawe nyana nabwire kugasonga nose ajya gusonga kawunga umuntu w'umusore koko umuntu w'umusore iwabo amaboko se yaracitse genda gasonga kawunga mva imbere injiji chorus Zakoze ariko basinziriye bose bari bazi ngo nafuruye ufuruye uteze gufurura n'ibyo byanzanye angamba ino nyubako yawe ko barasinzira bose ko neza banabiye bavuze bararuriye amanyama yo nkukuriye n'ibindi ukabura kugenda ngo witunagakara uko rubanda ntibanapfa ariko nanjye runarurahira rwose aka ntibamenye nuko nanakinjiranye ngiye nagashyize inyuma y'ikote bakagira ngo narwaye inyonjo mwereka urugo ndurahire Mama Debbie. Mama Debbie. Mama Debbie. Akurambaza ikiwe ntabwo nako bwije iri joro. Ariko nyine. Nzibuka ko umuhanuzi yatubwiye ngo managara ibyo abantu zibye. Ugiye tujya mu dusenze kandi Mama Debbie. Narakubwiye ngo turumwe genda usengere. Kandi barambwiraga ngo nzasha kandi usenga gakeya uzakuze cyane kwiryamira ariko ubwo waje tugasenga murazagerwa mu gikona byuka reka bazakuraga wenyine nyamera yihe koko
mana urabizi ko twebwe tutazi ibintu byo gusenga. Madamu namubwiye ngo dusenge, urabiruzi Imana ko aryamye kandi namubwiye ngo dusenge. Nuko rero njye uze kunyirindira uzandinde kandi umfashe umuntu w'umugabo uzi gusenga nkuko amanuza bivuze. Undinde njyewe uyu nguyu nawe uryamye nawe mwibuke. Amen. Ihangane. None se uwo mutwe waturutse koko? Sina kugira ngo sende muzima nabyameze neza pe. Ko wagize? Tona ritaramutse. Ntabwo. Amahoro cyane. Namwe namahoro muramutse. Ese wabusijyaga cyagasigaranwa. Mwaramutse mwene da. Urahose. Cyane. Namwe se muramutse amahoro. Na amahoro hari. Urabona? Nta barwayi. Uvuga ngo mubyara wawe. Uyu mutwe urimo kumufatira hanga. Kare. None ngo ukahita mu rutirigo. Kare. None ngo n'amaboko ntago ari kwihinda. Bita cyane ku buryo yumva yapfa vuba. Wagira ngo urabizi. Oya mwiruka kwa muganga. Ahubwo tutaza kugutinda sibyo? Eka tukuzanira agacyayi wa mugani. Abo kanyukuzana agacyayi. Ko twebwe turi kwihuta. Zero ngo narwaye ngo umutwe uranyishe pe. Utwi kumubitira ngaho kagaruka kubitaha bakubitaha umva neza neza. Yagiye muri joro se byatangiye nijoro cyangwa ndiko wiribira. Ikibazo mfite. Ejo nijoro se twari kumwe twasangiye hano meze neza. Wa mugani. Asizira bijyanye mu bikamwe amazi byabiteye cyangwa. Oya nta kibazo cyabiriye. Nitangaza. Bose waramutse. Yewe genda ramutse neza ndamutaraga rwose. Ndikunda kidikina bunyana rwose meze nk'inyana yo mutabo. Yaguye icyayi uraza wenda urasigara ukanywa ninda ukagarutse meze neza ndagutekera uriki. Oya mwese ntabwo munywaho. Turagaruka tunywa igikombe cyangwa icyo. Twaje tunywa natwe mu kanya. Amarya no mudama tampira. Ariko uramwirukankanye rwose. Muganga nazo tugiye muri siporo. Biga ni biro byinshi. Nzajya guta ubwashize ubutaha ntuzansiga pe nari mfudashize. Wirukankanye zaburi barwa umutwe sugira ngo umutwe ni mu biro no uzi nk'umutwe no imbere se cyane w'inyuma. No ugihande kimwe. Amaye. Turaje mu kanya ugurura urucunge. Oya Yesu sunzi se. Hari umuntu wayinjira nase. Sawa bahe. Yewe sawa ye. Kwa umutwe aho ngo urutirigo ngo ntiruravamo. Chamafiri yose y'umugongo rwose araza kujya yibara rimwe rimwe.
urugo naraziye mwenda panga mpambye umuntu ndabizi kari mukongo kugira ngo uko n'igifuni kiri gushanyuka cyanyu cyo ni iki nenganze kubereka kundi baninzi zigase nabigambo n'ingoma Yesu ubwo n'uburokoka kanyicara harahasanga cyangwa cyo ndahava umuntu agahaye nyagambushye Masaji Muri. Ubutumwa bwiza rwose amikana bose siragira ihangana ukabya ariko siburi uretse ko mwese mubanguka nta nubwo mutinzeyo pe wiriwe tona muraho se yewe umutwe se bigenze biturakize naho turi rwose gahunda z'icyayi se ubu ntabwo yewe ga kambasukire mutavunika da oya tona bikwiye gusuka ibintu byakomeye byakomeye pe ni ngombwa kunywa bikwiye gusuka no kuvuga ngo madamu mbihobetse mujye kurya mihangane muganga avuze yuko reka tugomba turya aho uyu cyayi nushaka ukigwa kimana ngo oya ikora na mikruka umva se umva yewe witwara umuntu umurega n'amaraso yanjye buriya uwo muntu n'amaraso yanjye wimirukanka na gutyo wose ndabyumva tse dusengera yewe oya harimo ijambo ry'Imana kuva kare n'abasengera garagara itakira nazi icyayi rwose kiri icyayi cy'umugisha rwose itakira ntabwo gitwara iminota irenze ibiri arahitakira rwose rwose ngo ndakinywera se Chikuryohera ahubwo unaweza nabuzukuru nyama umva se tukibike se muzakinywa ejo ryoherwa ariko oya kanyibiba bikire mu kimwe mu byutse oya ahubwo ukimari cyo isukari ipfa ubusa na dufite ibintu byinshi mu rugo niyo yapfa ubusa na cyane ariko nyamara mama debi nyamara ushatse wabyuka tugasenga kandi wasanga impamvu rwari ko wanze kumva amagambo uriya mukozi w'Imana yatubwiye sha wabyutse tugasenga nyamara ibyo bintu nyamara uyu muntu koko yanditse mama debi wabyutse tugasenga wase wasenze tukamusenga ibintu byo kutumva kwawe Yesu Kristo tugarutse imbere yawe nukuri ntago tuzi gusenga byo turi gukurikiza amagambo umukozi wawe yavuze ndakwinginze unkirize umugore mu izina rya Yesu kandi abadayimoni bose bari kuza kudutera muri rugo bakarwaza bigatuma umugore wanjye arwara mboherejeho ikiganza cyawe bakubitisha umwa mu izina rya Yesu
vuga gake mu bose bandi ku uba kubite ukubita abantu abagome abantu mu miryango abo bantu bose uri kuvuga abo bose ashaka kutugira nabi bakubite bigaragara ko ari Mama Debi nta kintu urimo kumva suko sitonalite ntanzo kamwe inzoka siba zikwiye ntabwo mbizi numva ari rwatonalite ariko Mama Debi numva atarimo kuburuga gusa yafashwe ni kwasanga icyo umugarutse umva kamubwire tujye kureba una muntu wabona turembeyeho sinabikubwiye araremba sararwaye vuga ko dusenga nurwaye umutwe dore na tonalite urumva nawe aratsakuje ubwo biramunize inzoga ibikise nabikise tujye kumureba oya tugende bisobanura ari naje kuboroga none ndabunyoye naje kuboroga none ndabunyoye Seni kim? Ano abaiki? Naje kuboroga none ndabunyoye Gabanya yari gusenga niyariwe nahereyo namuroga bayisapa nabunyoye Nose tonalite naje kuboroga none nabunyoye none se None bamuwasi Mami waje kuchibara tukuzanye Agana bindi nabigeze ngakawe mwapfuye Fire cyane ye usaba wabyo Tona uretse gusenga nawe Fire Tona reba hano wari waje kugira ute waje kugira ute ko arakanura cyane imbe no waje kugira ute Wenyu n'izina rya Yesu Wenyu esiriti Eso ni iki Mondaro ni wowe uze Mada uziko yaje kuturoga Genda mama yaje kuturoga none ngorozi ngo n'ubunyoye Yego mana Ajana gahina Uyu si mubyara wawe Ngenda ruga mubyara wawe yavuze ngo za kuturoga Bisa n'ibiki koko None se Muze turabanje gutema duhamagare polisi se naje kuboroga none ndabinyoye yana wo turakwemera Nagutse turi inshuti ahubwo wowe usohotse tukende kujyana hanze ukomeza ubuturoga amaze ubuturoga ntabwo ngira muse Yicaye kuri kababa nawe bakiri ku mugezi wicaye kuri ku mugezi nawe bakiri ku mugezi naje kuboroga none ndabunyoye